tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza shuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe, kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye kuri Zaburi ya 13, ya 14 n'iya 15. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira kuri Zaburi ya 16 n'iya 17. Reka mire ku mazi gato ubundi ngaruke tuganiye. Imana iguhe umugisha. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza niyagakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza niyagakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana usemerera Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Reka nangire nkubwira ko guhera kuri Zaburi ya 16 kugera kuri Zaburi ya 24 batubwiramo iyindi ngingo ikubiye hamwe. Mu gitabo cy'indirimbo dufite mu matorero yacu usanga indirimbo zihurira ku ngingo imwe zibarizwa mu itsinda rimwe. Urugero, indirimbo zo guhimbaza Imana, indirimbo zo kwihana hamwe n'ibindi. Niwitegereza mu gitabo cy'indirimbo uzasanga indirimbo zanditswe mu matsinda atandukanye. Uko rero ni nako Zaburi zipanze muri iki gitabo cy'indirimbo cyitwa Zaburi. Ingingo rero tubona muri izi Zaburi 9 ivuga ku buhanuzi bwa Kristo hamwe n'ubuhanuzi bw'abizera bazasigara mu isi mu gihe cy'umubabaro. Zaburi ya 16 ni indirimbo yo kuzuka. Iyi ikaba ari Zaburi ya 3 ivuga kuri Mesiya, ikora ku buzima bwa Kristo. Ibyo wabisoma muri Zaburi ya 16 ku murongo wa 8, ikavuga ku rupfu rwa Kristo. Ibyo nabyo wabireba ku murongo wa 9. Ivuga nanone ku kuzuka kwa Kristo. Ibyo wabisanga ku murongo wa 10. Ikongera kandi kuvuga no gusubira mu ijuru kwa Kristo, nk'uko bigaragara ku murongo wa 11. Umurongo uvuga ku kuzuka kwa Kristo muri Zaburi usubirwamo inshuro 3 mu isezerano rishya mu mirongo itandukanye. Iyi Zaburi ya 16 yitwa Mikitamu ya Dawidi. Ijambo Mikitamu rituruka mu rurimi rutazwi. Martin Luther we yagerageje kurisobanura maze avuga ko Mikitamu byaba bisobanura urwabya rwa zahabu, kandi ntekereza ko byaba ari byo. Guhera kuri Zaburi ya 56 kugera kuri Zaburi ya 60 nazo zitwa Mikitamu. Ubusobanuro bw'iyi Zaburi ya Mesiya bwerekana ubuhamya bwa Mwuka Wera mu isezerano rishya, nk'uko tuza kubibona mu kanya kari imbere. Reka noneho twite iyi Zaburi ya 16 ko ari urwabya rwa zahabu rwa Dawidi, kuko nawe ategereje uzakomoka mu muryango we, ku buryo nawe ubwe ashobora kuvuga ngo uyu niwe gakiza kanjye. Muri Zaburi ya 16 ku murongo wa 1 haravuga ngo Mana undinde kuko ari we mpungiyeho. Uyu murongo uhishura ijwi ryiza cyane ry'Umwami Yesu Kristo, aho yavugaga ko yaje mu bushake bwa Se kandi ko akora ibyo Se yifuza. Ibi wabisoma muri Yohana igice cya 5 ku murongo wa 30. Kristo yafashe ishusho y'umugaragu aza mu isi yambara umubiri, ariko twese abantu bato cyane tugomba kumuramya. Uyu munsi dufite abantu bakomeye mu buyobozi, abanyapolitike, abayobozi muri leta, abahanga muri siyansi, abarimu, ba ministre. Abo bose usanga bakunda kwishyira mu mwanya w'Imana, nyamara bakirengagiza ko twese turi bato cyane nk'ibirayi muri iyi si. Shuti yanjye, turi ibiremwa bito cyane, twaremwe mu buryo bucishije bugufi cyane kuruta abamarayika. Ibi wabisoma mu Baheburayo igice cya 2 ku murongo wa 6 n'uwa 7. Jewe nkwiriye gufata umwanya nk'uyu wa muntu ucishijwe bugufi, ariko Kristo we ntiyarabikwiriye. Nyamara yemeye kuba umuntu. Ni ukuri rwose
nishimira ko ndi umuntu, ariko kandi nkeneye no kumenya icyo umuntu ari cyo. Nishimira icyo Imana igiye kuzankorera n'ikizakorera abayizera bose. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo, Mana undinde kuko ari wowe mpungiyeho. Mbega ukuntu muri uyu murongo tuhabona ishusho y'Umwami Yesu Kristo. Nanone kandi iyi yari ishusho ya Dawidi. Nizera ndetse ko ari n'ishusho yanjye nawe. Muri Zaburi ya 16 ku murongo wa 2 aravuga ngo, nabwiye Uwiteka nti, ni wowe mwami wanjye, nta mugisha mfite utari wowe. Nshuti yanjye, mbese waba warigeze kuba uri nko mu modoka ugenda mu misozi cyangwa mu nyanja, maze ukavuga ngo, ni wowe mwami wanjye, nta mugisha mfite utari wowe? Mbese waba warigeze kubwira Imana amagambo ameze atyo? Magi avuga ko yari afite umwuzukuru we, kandi ngo yakundaga abuzukuru be cyane. Ngo uwo mwuzukuru we yakundaga kubwira Magi ati, uri sogokuru wanjye. Ni ukuri ibi ni byiza cyane, kandi natwe dufite Data wo mu ijuru waturemye mu ishusho ye, kandi ntekereza ko anezezwa nuko tumusanga maze tukamubwira ngo, ni wowe mwami wanjye. Inshuti yanjye, waba wari wabwira Imana gutyo? Ntukamere nk'abantu bavugwa muri Matayo igice cya 7 ku murongo wa 22 na 23, ahavuga ngo, benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Aba bantu ni abita Yesu ngo mwami, nyamara bataramumenya. Jyewe iyo mwise mwami, mbanzi icyo nshaka kuvuga. Muri Zaburi ya 16 ku murongo wa 3 aravuga ngo, abera bo mu isi nibo mfura nishimira bonyine. Ngira ngo noneho urabibona ko Uwiteka ari umwami w'abera bo mu isi. Ibi si ibya buri wese, kuko n'umurongo bwayo urabyerekana neza. Muri Zaburi ya 16 ku murongo wa 4 aravuga ngo, ibyago n'amakuba by'abagura n'Uwiteka izindi mana bizagwira. Amaturo yazo y'amaraso sindayatamba, kandi amazina yazo sinzayarahira. Ibyago n'amakuba by'abagura n'Uwiteka izindi mana bizagwira. Ibi bisobanura abapfobya Imana y'ukuri uburyo bazahura n'akaga gakomeye cyane. Mbega ishusho dufite hano. Abapagani bafite ibyo bita imana zabo. Mu gihe cya Dawidi hariho imana yitwa Dagoni na Bayali. Nsetswa cyane n'abantu batagira ibyo bizera. Hariho urusengero rumwe rwabaga mu mujyi wa Los Angeles. Uru rusengero rwari rwegereye umuhanda cyane. Hejuru kuri urwo rusengero hari handitseho aya magambo avuga ngo, nta kindi twizera keretse Kristo. Nibyo rwose, iyo niyo yari imyizerere yabo, kandi ni ukuri yari myiza pe. Gusa ntekereza ko ibi bitari ukuri kuri buri muntu wese wasengeraga muri urwo rusengero. Muri Zaburi ya 16 ku murongo wa 5 n'uwa 6 aravuga ngo, Uwiteka ni wowe mugabane w'umwandu wanjye n'uw'igikombe cyanjye, ni wowe ukomeza umugabane wanjye. Ubufindo bwatumye imigozi ingerera umugabane ahantu heza, ni koko mfite umwandu mwiza. Mbega ukuntu uyu murongo ari mwiza. Ngo Uwiteka ni wowe mugabane w'umwandu wanjye. Umwami Yesu yaje mu isi, afata umwanya we, agendera mu isi y'ibyaha n'umubabaro. Yari ameze nk'umusuhuke ukiranuka wari atembera muri iyi si. Yishimiye muri Yehova, kandi mu buzima bwe bwose yaranzwe no kugira amahoro n'ibyishimo. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo, ni wowe mugabane w'igikombe cyanjye. Ni irihe tandukaniro riri hagati y'umugabane n'igikombe? Umugabane n'ibyo ntunzi, naba mbyishimiye cyangwa ntabyishimiye biba ari ibyanjye. Igikombe nacyo gishobora kuba umutungo wanjye. Urugero, ibiryo bishyizwe ku isahani y'umwana wanjye biri ku meza ni umugabane we. Mu by'ukuri uwo mwana wanjye ntabwo abirya byose ngo abimare, kuko hari n'ibyo atahazi, ariko byose biba ari ibye kuko biba biri ku isahani ye. Uyu mwana wanjye byitwa ko afite umugabane yahawe, ariko igikombe cye ni ibiryo yabashije kurya gusa, udashyizemo ibyo yamennye. Abantu benshi muri iki gihe rero bahawe imigisha yose y'Imana mu buryo bw'umwuka, nyamara ntabwo babyishimiye. Ibikombe byabo ntabwo babyishimiye. Nshuti yanjye, Imana ikeneye ko twishimira ubuzima yaduhaye. Yesu yaravuze ngo, nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 10 ku murongo wa 10. Arongera kandi aravuga ngo, ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Aya magambo tuyasoma muri Yohana igice cya 15 ku murongo wa 11. Benshi muri twebwe usanga umunezero wacu tuzuye. Inshuti yanjye, dukeneye guhora twuzuye ibyishimo buri munsi. Muri Zaburi ya 16 ku murongo wa 7 aravuga ngo, ndahimbaza Uwiteka umujyanama wanjye, niko ku mutima wanjye umpugura nijoro. Mbese
iyo utabashije kuryama utekereza iki? Uyu mwanditsi wa Zaburi avuga ko watekereza ku Uwiteka. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Noneho tugeze ku murongo twongera kubona nanone mu isezerano rishya. Uwo murongo tuwusoma muri Zaburi ya 16 guhera ku murongo wa 8 kugera ku wa 10. Haravuga ngo, nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ubwiza bwanjye bukishima, kandi n'umubiri wanjye uzagira amahoro, kuko utazareka ubugingo bwanjye ngo bujye ikuzimu, kandi utazakundira umukunzi wawe kwabona kubura. Iyi ni Zaburi ivuga ku kuzuka kwa Yesu Kristo. Ubu nibwo bwari ubutumwa bw'ingenzi Petero yatanze ku munsi wa Pentekote, nk'uko tubisoma mu byakozwe n'intumwa gice cya 2 guhera ku murongo wa 25 kugera ku wa 31. Haravuga ngo, kuko Dawidi yavuze ibyo ati, nabonye umwami ari imbere yanjye iteka ryose, kuko ari iburyo bwanjye ngo ntanyeganyezwa. Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ururimi rwanjye rukishima, kandi n'umubiri wanjye uzaruhuka wiringiye ibizaba, kuko utazarekera ubugingo bwanjye ikuzimu, cyangwa ngo uhane uwera wawe abone kubura. Wamenyesheje inzira y'ubugingo, uzanyuzuza umunezero kuko ndi imbere yawe. Bagabo bene data, nta kimbuza kubabwira nshize amanga ibyo sogokuruza mukuru Dawidi yuko yapfuye agahambwa, ndetse n'igituro cye kiracyari iwacu n'ubu. Nuko rero kuko yari umuhanuzi, akamenya ko Imana yamurahiye indahiro yuko izamuha umwe mu buzukuruza be, ngo abe ari we usubira ku ngoma ye, yavugaga ibyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari byaba. Nicyo cyatumye avuga ko atarekewe ikuzimu, kandi ngo n'umubiri we nturakabura. Urumva ko Petero yasubiyemo neza aya magambo tubona muri Zaburi ya 16 were ku murongo wa 8 ukagera ku wa 10, aho batubwira ibyo kuzuka kwa Kristo. Hariho abaribero benshi bakunze kuvuga kuri uyu murongo. Umwe muri bo yitwa Peroni. Uyu yavuze ko Zaburi ya 16 idafite ayihurira no kuzuka kwa Kristo. Mu bisanzwe iyo umuribero avuze gutya, ngomba guhita nshyira mu gaciro ibyo Simoni Petero yiyishije. Igihe yabwirizaga ku munsi wa Pentekote, ibihumbi by'abantu bahindukiriye Kristo barakizwa. Ibi bituma habaho impinduramatwara mu bwami bwa Roma. Niyo mpamvu numva nabwira abaribero ngo, mbese ni bangahe bamaze kumva inyigisho zanyu zipfuye bakabahindukirira? Icyo ntekereza ko cyaba ari ikizami kibakomereye. Simoni Petero yavuze kuri iyi Zaburi ya 16 ahamya kuzuka kwa Yesu Kristo, kandi nanjye nizera aya magambo, mpamya neza ko Kristo yazutse. Haleluya. Petero nanone yavuze byinshi ku munsi wa Pentekote. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 guhera ku murongo wa 32 kugera ku wa 36, naho haragira hati, Imana yazuye Yesu, natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo. Nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na se ibyo yasezeranije, ari byo Mwuka Wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva, kuko atari Dawidi wazamutse mu ijuru, ahubwo ubwe yaravuze ati, Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye badashidikanye yuko Yesu uwo mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. Abana 3,000 bahindukirira Imana.
Ni ukuri rwose Zaburi ya 16 ivuga ku kuzuka k'umwami Yesu Kristo. Pawulo nawe yigeze kuvuga kuri iyi Zaburi ya 16 aho mu byakozwe n'intumwa igice cya 13 guhera ku murongo wa 35 kugera ku wa 37 yavuze ngo, no muri Zaburi yindi yaravuze ati, ntuzakundira uwera wawe kwabura. Kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza arabora, ariko uw'Imana yazuye ntarakabura. Ngira ngo urabona ko na Pawulo yashimangiye neza ko Zaburi ya 16 ivuga ku kuzuka kwa Yesu. Ibivugwa muri iyi Zaburi rero ntabwo bisanzwe. Ku murongo wa 8 tuhabona ubuzima bwa Kristo, aho batubwira ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Nshuti yanjye, ubu nibwo buzima umwami Yesu yagendeyemo igihe yari hano mu isi, kandi nanjye nibwo nshaka kugenderamo. Hanyuma ku murongo wa 9 tuhabona ibyerekeranye n'urupfu rwa Kristo. Havuga ngo, nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ubwiza bwanjye bukishima, kandi n'umubiri wanjye uzagira amahoro. Kristo yapfuye ku musaraba, azi neza ko Imana izamuzura mu bapfuye. Hanyuma ku murongo wa 10 batubwira ibijyanye no kuzuka kwa Kristo. Haravuga ngo, kuko utazareka ubugingo bwanjye ngo bujye ikuzimu, kandi utazakundira umukunzi wawe kwabona kubura. Nuko ku murongo wa 11 naho bakatubwira ibyo gusubira mu ijuru kwa Kristo, ahagira hati, uzamenyesha inzira y'ubugingo imbere yawe, niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Nk'uko bibona rero iyi Zaburi ya 16 ntisanzwe, kuko ihishura ku kuzuka kwa Kristo, kandi kongera gukoreshwa no mu isezerano rishya. Kuzuka kwa Kristo biboneka neza cyane muri Zaburi ya Mesiya, ariyo Zaburi ya 16. Reka dufate akaruhuko, nongere ngaruke twinjire muri Zaburi ya 17. Imana iguhe umugisha kugera aho utangara. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, usemerera. Imana yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakucyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Zaburi ya 17 yitwa gusenga kwa Dawidi. Ikibazo dushobora kwibaza ni iki ngiki: mbese iyi Zaburi yanditswe ryari? Birashoboka ko ryari isengesho Dawidi yasenze igihe yari mu butayu yarahunze. Birashoboka ko Dawidi yayanditse igihe Sawuli n'ingabo ze bamushakaga, kandi bari bugufi bwe ngo bamufate. Iyi Zaburi ya 17 ihishura ukwizera kwa Dawidi yari afite ku Mana, ariko mu buryo bwimbitse nanone ihishura umwami Yesu Kristo. Iyi Zaburi ya 17 kandi ishobora kuba isengesho ryacu uyu munsi, mu gihe twaba turi mu gihe gikomeye cy'ibibazo, ibigeragezo n'amakuba. Mu gihe tuza kuba turi gukomeza kwiga iyi Zaburi, ukomeze kwibuka ko ivuga ku buhanuzi bwa Kristo. Muri rusange, Zaburi ni igitabo cya Kristo, kuko niwe kivuga by'umwihariko. Muri Zaburi ya 17 ku murongo wa 1 aravuga ngo, Uwiteka, umva iby'ukuri byanjye, cyariza ugutwi gutaka kwanjye, tegera ugutwi gusenga kwanjye kudaturuka mu minwe iryarya. Iri ni isengesho rya Dawidi
igihe yariho ahigwa na Sawuli, kandi icyo gihe ubuzima bwe bwari mu kaga. Iri sengesho tubona muri iyi zaburi ryavuye mu mutima wa Dawidi, kandi avuga uko yiyumvaga ntacyo asize inyuma. Dawidi yabwije Imana ukuri ku buryo yiyumvaga. Muri zaburi ya 17 ku murongo wa 2 aravuga ngo, urubanza rwanjye ruturuka imbere yawe, amaso yawe areba ibitunganye. Dawidi yasabye Imana kumurengera no kumworohereza, maze aravuga ngo, amaso yawe areba ibitunganye. Ntabwo nzi ibyawe, kandi nta nubwo ndiho ubutabera bw'Imana, ahubwo ndasaba imbabazi z'Imana. Icyo twese dukeneye inshuti yanjye ni imbabazi z'Imana. Muri zaburi ya 17 ku murongo wa 3 aravuga ngo, wagerageje umutima wanjye, wangendereye nijoro, warantase ntiwambonana umugambi mubi, namaramaje kudacumuza ururimi rwanjye. Ni ingenzi cyane kuvuga ko igihe Imana yageragezaga Dawidi ari w'icyo yamubonyeho, kandi niyo iriho tugerageza ari iki tubonaho jye nawe. Gusa mbere ya byose tubanze tumenye neza ko iyi zaburi ya 17 ivuga kuri Kristo. Ku murongo wa mbere umwanditsi wa zaburi ya 17 yaravuze ngo, tegera ugutwi gusenga kwanjye kudaturuka mu minwa iryarya. Iyi ni ishusho itunganye yerekana uburyo n'umwami wacu atunganye. Petero yavuze ku mwami Yesu ngo, nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 ku murongo wa 22. Petero yakomeje kuvuga kuri Kristo agira ati, yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha idacurwa kibera. Aya magambo yanditse muri Petero wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 23. Muri zaburi ya 17 ku murongo wa 4 naho haravuga ngo, ku by'imirimo y'abantu kwitondera ijambo ry'iminwa yawe niko kuma kwirinda inzira z'abanyarugomo. Abanyarugomo aba ni abandi ni Satani. Buri mwana w'Imana agomba kumwirinda kuko Satani ahora agenda muri iyi si. Dawidi yari mu gihugu cy'abanzi kandi yari abizi neza, ni nacyo cyatumye yihisha Sawuli. Natwe tugomba kumenya ko turi mu gihugu cy'abanzi. Iyi si ni igihugu Satani yifatiye, akigira iki? Umwami Yesu yabwiye mu itorero ry'i Perugamo ngo, nzahuba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri. Aya magambo yanditse mu Byahishuwe igice cya 2 ku murongo wa 13. Nshuti yanjye, ntabwo nzahuba uyu munsi, ariko icyo wamenya ni uko intebe ya Satani yamaze kugera muri iyi si. Umwami wacu Yesu ntiyigeze na rimwe agwa mu mutego wa Satani nk'uko duhora tuyigwamo uyu munsi. Muri zaburi ya 17 ku murongo wa 5 n'uwa 6 aravuga ngo, intambwe zanjye zikomerera mu nzira zawe, ibirenge byanjye ntibinyerera. Mana, ndakwambaje kuko uri bunsubize, ntegera ugutwi wumva ibyo mvuga. Uwitwa Derich yasemuye umurongo wa 6 muri ubu buryo agira ati, iyo nguhamagaye uranyumva. Dawidi yarazi neza ko Uwiteka mwumva. Umwami Yesu Kristo yisanishije n'abantu be. Igihe yari mu isi yarasengaga akavuga ngo, Mana unyumve. Nshuti yanjye, tugomba kwizera ko Imana itwumva kandi izasubiza amasengesho yacu mu gihe turi mu makuba. Muri zaburi ya 17 ku murongo wa 7 n'uwa 8 aravuga ngo, erekana imbabazi zawe zitangaza, wowe ukiza abakwiringira, abahagurukira, ubakirisha ukuboko kwawe kw'iburyo, undinde nk'imboni y'ijisho, umpishe mu gicucu cy'amababa yawe. Ubwa mbere Imana yigeze gukoresha amagambo asa nk'aya iriho iyabwira Isirayeli, nk'uko tubisoma mu Kuva igice cya 19 ku murongo wa 4. Haravuga ngo, mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nk'abizanira. Iyi ni ishusho y'aho turi uyu munsi, mu gicucu cy'amababa ye. Mu gihe cyashize umwami Yesu yavuze amagambo kuri Yerusalemu ngo, Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, nimunkundire. Aya magambo Yesu yavuze yanditse muri Matayo igice cya 23 ku murongo wa 37. Ndagira ngo urabyumva neza ko Yerusalemu iri munsi y'amababa. Iyi nanone ni ishusho Dawidi yari hatanga hano. Muri zaburi ya 17 guhera ku murongo wa 9 kugera ku wa 12 aravuga ngo, umpisha abanyabyaha banyanga, nibo banzi banjye bashaka kunyica bangose. Bakinze imitima yabo, akanwa kabo bakavugisha iby'ubwibone. None bagose intambwe zacu, baduhangiye amaso kudutsinda hasi. Ahwanye n'intare ifite ipfa ry'icyo yafata, umugunzu w'intare ubikirira mu bico. Dawidi yari atakira Imana kandi yari azi neza ko Imana yumva gusenga kwe. Muri zaburi ya 17 guhera ku murongo wa 13 kugera ku wa 15
haravuga ngo Uwiteka haguruka umuhagarara imbere umutsinde hasi, ukize umutima wanjye umunyabyaha, uwukirisha inkota yawe. Uwiteka uwukize abantu, uwukirisha ukuboko kwawe. Nibo bantu b'isi bafite umugabane wabo muri ubu bugingo. Inda zabo uzihaze ubutunzi bwawe, bahage abana b'abahungu, ibintu byabo bisigare babisigire impinja zabo. Jyeweho nzareba mu maso hawe nkiranuka, mu ikanguka ryanjye nzahaga ishusho yawe. Hano batubwira Dawidi uko yihishe mu buvumo maze agahamagara Imana kumukiza. Dawidi yari azi neza ko Imana izamukiza kandi ko umunsi umwe azaba mu bwiza bwayo, nubwo umwanzi we yasaga nk'amurusha imbaraga. Nshuti yanjye, jye nawe nk'abana b'Imana turi mu isi itadukunda. Tumeze nk'umwana w'umuhungu wigeze kuba ari mu kiruhuko ariho akina, maze yifuza kurandura icyatsi cyariho gishibuka. Nuko ubwo yari hakurura cya cyatsi mu butaka, inyuma ye hahagarara umuntu aramwitegereza. Wa mwana w'umuhungu akora ibishoboka byose, ashyiramo imbaraga nyinshi, nuko ashikuza imizi ya cya cyatsi iva mu gitaka. Ubwo yaranduraga cya cyatsi, wa mwana yasubiye inyuma akubita akagongo hasi. Hanyuma wa mugabo wari amwitegereza aramubwira ngo musore muto, ni ukuri wari wakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo urandure icyo cyatsi? Wa muhungu muto aramusubiza ngo nibyo rwose, nakoresheje imbaraga nyinshi kuko byasaga nk'aho ubutaka bwo mu isi yose bwampindukiriye. Nshuti yanjye, uwo ni wo mwanya umwana w'Imana afite uyu munsi, ariko duhumure kuko dufite ubushobozi buturuka kuri Data wo mu ijuru. Uko niko umwami wacu yigenjeje akiri mu isi, kuko yisungaga ububasha bwa Data. Na Dawidi kandi niko yabigenzaga igihe cyose iyo yabaga ari mu bibazo bikomeye. Mbega uko ni izaburi ikwiye gufasha abantu bari mu bibazo muri iki gihe, cyane cyane mu gihe tubona ko abanzi bacu bari hirya no hino batugose. Nshuti yanjye, umenye neza ko buri wese uhagaze mu Mana by'ukuri afite abanzi. Kugira abanzi ni kimwe mu bintu biranga ubuzima bw'umukristo, kuko Satani abagerageza uko yamwigarurira ngo ateze uwo mwana w'Imana ibibazo, ariko yaratsinzwe mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye kubwira ijambo duhaye. Ndasabira uyu mugabo, umugore, umukobwa n'uyu musore baneze amatwi ngo barwanirire mu bibazo byose bari kunyuramo. Jyewe ntabwo mbizi, ariko wowe urabizi, kandi nta kikunanira. Abarwayi ubakize, ababuze imirimo uyibahe, ababuze ababo ubahumurize, kandi abafite ikibazo icyo ari cyo cyose, ndabizi neza we kubari hafi kandi kubazi, ubashe kubagirira neza. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nshuti, wakoze gukurikirana ikiganiro Tumenye Bibiliya. Ndagusezeranya ko ningaruka ubutaha tuzakomeza kuganira kuri iyi Zaburi ya 17 ndetse twinjire no muri Zaburi ya 18. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.